Harmonize abantu ntibabizi yaje ahunze. Oya super. Kandi yaje gukora indirimbo yaje ahunze koko. Harmonize yaje ahunze. None se nta mpunzi zikora indirimbo. Nta mwana w'impunzi waririmbye. Bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, super manager, the King Kong. Yes, I'm the King Kong. Hanyuma genda jya muri America usacinga AMAG the Black. Ure kutambona. Bari barenze umurongo. Kandi urabizi ko ntarengwa nta uyirenga. Hari umurongo nyine komanda yavuze ati hari umurongo ntarengwa. Buriya rero byari byarabaye noneho bashaka Harmonize. Ntago namuhakorabo atanyishyuye. We turetse no kumbagira dendo. Aka kantu gasaka uyu munsi wikuye kwerekana. Ebana Eric rakerekane abanza bereke ko nawe. Uko byagenda rwose AMAG nawe yikoko yaravuga ko byagenda. Mukuru w'igihugu cyacu arabitwishishikariza urubyiruko ati muhanga imirimo mukora igihugu kiratekanye. Rero kuba tumaze guhanga imirimo kabitangiye kutwungukira ko n'umwana w'umusore nka AMAG ari driving ayifite inzu y'Ikanombe urabizi yibeshejeho yabivanye muki mu kuvanamo ku mufuka agakora. Mtoto mazondo yamemlea, super manager kwangu amekolea, mapenzi anajua tena amebobea, ntampa benzi na bima. Kugira ngo leta itangira gufata umwanzuro kujya ikoresha ibizama abana bajya kuririmba ku Nyundo. Bajya kwiga ku Nyundo. Baje gusanga ari abafasha. Kubera ko bariya bose none se zabo zirakemura. Niba udashobora kuririmba nka super manager ubwo wiziki. Murabizi neza ko Harmonize muri Tanzania byaranze. Murabizi neza ko tujye tuvugisha ukuri. Ibibazo byamubaye ejo bundi warabibonye. Amadolari turayakoresha bro. Mbarira ya madolari. Dore ngaye rwo. Super yabare. Yabare. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes, reka nongere mwikaze ukurikiye GJC Media gusuza wirereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru urasazwe iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanze neza ko nkurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora idendo yawo mpaye reka tusuze kandi twizera ko bameze neza uri Burundi Uganda Tanzania Kenya Kongo awerereye hose mu Kinyarwanda reka tugusuze kandi twizera ko umeze neza nk'ibisango bari Joseph Muvunyi kuri microphone ndetse na kamera za GJC Media ntabwo bisanzwe kuri uyu munsi none ushize nababwiye ngo AMAG the Black yemereye super manager Dendo tujya tubabwira ko ibyo tugiye kuvuga tuvuga ukuri mukagira ngo turababeshya ariko ku munsi wa none Dendo yikorewe. Dendo yarambwiye ati nkange Dendo boy ati kuko nemeye ko super ngomba kumubagira Dendo ati uwo munsi nanjye nkamwiriza mu mwaka wa 2023. Yego. By the way cameraman nanjye nagira ngo pete nkushimire. Buriya naravuze ngo kubaho neza ni byiza ariko kubona utumye mugenzi wabaho neza byo ni byiza kurushaho. Buri iyo wambaye ukaberwa biba ari byiza. Ariko iyo utumye mugenzi wawe aberwa byo ni byiza kurushaho. Mutima mwiza nta kingana nawo ngo ijambo ryiza ryambutsa arya ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Kandi ngo ryambutse inka niba ari urutindo niba ari ikiraro sinzi ukuntu bivuga gutya abanyarwanda. Rero jewe twakomeje kugenda tuganira ariko buriya nanjye ikintu kimwe nagukundiye turetse no kumbagira Dendo aka kantu gasaka uyu munsi wikuye kwerekana. Ebana Eric rakerekane abanza bereke ko nawe. Uko byagenda rwose AMAG nawe yikoko yaravuga ko byagenda kose. Yaguze ihe modoka bababwira. Benzi kabisa rwose pe. Yibereke neza. Ni Benzi rwose. Ya AMAG the Black nawe yavuze ati nanjye imodoka ni Benz. Ati ngomba kujya ngenda mu modoka nka super manager. Umugore mwiza ngo umunyarwandakazi. Imodoka ni Benz. Umugore n'umunyarwandakazi. Iyo mvuga umunyarwandakazi ubwo n'abarundi kazi barimo kuko buryo umunyarwanda n'umurundi ni ikintu kimwe. Erega n'u Rwanda urundi. Abantu babyumve abarundi bajya bambwira abarundi kazi ngo ariko ngo kutavuga ngo umugore imodoka ni Benz ngo umugore n'umurundi kazi. Abarundi kazi nibo banyarwanda kazi. Nuko hajemo amateka y'abakoroni bakadutandukanya. Ariko burya ntaho watandukanyiriza umurundi n'umunyarwanda twese turi bamwe. Ndetse n'ibihugu byacu bifite amateka amwe rwose. Wabyumvishije twagiye duteranywa n'abatindi b'abazungu cyangwa abakoroni kubera inyungu zabo ariko ubundi twese turi bamwe. Rero uruhu n'urwirabo tukuri twibwe. Na Julius Nyerere yaravuze wa Tanzania wahoze ari perezida wa Tanzania ngo Kambarage mwarimu ngo binadamu wote ni sawa
Binadamu wote ni sawa. Niyo mpamvu ngo na Afrika ni moja. Niyo mpamvu ngo umunyafurika ngo abantu bose turi bamwe na Afrika yacu twese nimwe. Abanyafrika twese turi bamwe na Afrika nimwe. Binadamu wote ni sawa na Afrika ni moja. Ngabizi impamvu niyise AMAG sindekera nashyiraho the black. The black nyine. No kuba confirme Black Stars. Yes, ukabifiringa. Rero ndagushimira cyane. Warampamagaye urambwira uti nayo ndashaka yagenda muri beze. Nagira ngo mbwira abantu noneho ko badushyigikiye kandi bashyigikira abasore b'abanyarwanda n'inkumi abana b'abajene bihangiye imirimo ko n'umwana w'umusore nka Maggie de Black nako ntakiri umusore n'umugabo rubatse ariko n'ubundi mu myaka y'ubujene yaracyayirimo ndabona ko akiri n'umusore muto muto kubona warakoze warihangiye imirimo yawe ukajya mu bihangano ukaririmba ugakora n'ibindi ukacuruza ukaba umunyabukorikori ugahanga imirimo bya bindi byo perezida wacu atubwira ati muhanga imirimo ukinjira muri studio yanjye wabonye nabonye manager mushya wawe witwa XD mbonamo n'abahanzi uriya mwana witwa ngo ni ikizamini ukinjira ateriye niyo kintu cyambere witubona atoriyirimo ariko genda avuga ibya mbere naje numva umuziki nsangamo n'abahanzi yego ubwo rero ibyo ngibyo wenda niba ari byo ndashaka uri gufana indirimbo yandi ko namuguhuje nawe wanyeretse uriya mwana kabisa uzamuka neza urubyiruko Shemi ni indirimbo yitwa Peace of Mind kandi arimo arakorera umwana uyumva ariko utari umuzi nanjye ntabwo narinzi ko ari ni umwana muto w'umunyeshuri biriya ni ukuvuga ngo urimo urategurira umwana kuzagira ubuzima bwiza imbere ariko nka inspiration of the youth icyo nabubatsemo nkanjye nka mukuru wanyu ni ugukora kandi mugakora muvuga ngo ejo tugomba kuzaba abagabo rero nkawe tuganiriye byinshi tumenye ubu ni nk'umwaka wa ngahe turi kumura bizura inshuti yanjye niyo maze kwitiringira ndagwamagaye ntibwino tuye dusangira gake gake ako nkanjye iyo mbona ugeze ku nivo nk'iyi twara benzi yawe nziza amafirigo aruzuye urakora amafirigo intuza atoriye zirimo aha nanjye ndavuga nti atoriye baraza kubyerekana ariko wagarutse kuri gakondo wavuze uti icyatumye bamenya jewe icyatumye bamenya ni music still jewe mwagiye kumenya mwabantu mwe mu nkurikiranye ntabwo twashuje abantu sorry twari twakoze ibidakorwa ubu ugiye gukora introduction yawe baratangiye moto oya gusuhuza ni byiza nicyo kinyabupfura twigisha buriya uzareba umuntu utagira niyo wagira ubwenge utagira uburere biba ari zero turabasuhuza abadukurikire turanabashimira ko badushyigikira abanyarwanda bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda n'abaturanyi bacu bumva n'ikinyarwanda barundi turabakunda cyane baradushyigikira ariko cyane cyane nagira ngo mvuge ngo turanabashimira ko bashyigikiye ibintu byacu tukaba dushoboye kwibeshaho mu by'ukuri guhanga imirimo ni gahunda ya leta yacu n'umukuru w'igihugu cyacu arabitwishishikariza urubyiruko ati muhanga imirimo mukora igihugu kiratekanye rero kuba tumaze guhanga imirimo ikaba itangiye kutwungukira ko n'umwana w'umusore nka Maggie ari drivinga yifite inzu y'Ikanombe urabizi yibeshejeho yabivanye muki mu kuvanamo ku mufuka agakora ni ibintu byiza no mpamvu naguhisemo ngo uteke uzajya uzaha ubwire n'abagenzi bawe bakiri abanebwe badashaka gukora bavuga ngo hari uvuga ejo bundi nahoze ndeba ikiganiro kuri Super TV Super TV bakishijeho abakobwa b'abanamba abakobwa basudiri abakobwa bakora ubuzi butandukanye bwakorwaga n'abasaza babo mu bihe by'inyuma ariko bavuga bati twibeshejeho dufite n'imiryango yacu kandi turiho neza abantu bakireba icyo kiganiro kuri televiziyo yitwa Super TV rero ni ibintu byiza Maggie kandi big up to yourself hari nanjye abakobwa bahari bari baba frigoriste bakora frigo bakora nigishije iyo mubonye wenda yitwaye kuri twatumoto twitwa scooter sinzi n'imbutuzi ndavuga wow ibira nibyo nashakaga kugeraho urubyiruko niduhaguruka tugakora tukiteza imbere bizakunda Amagi uyu munsi none umaze iminsi urimo gutwika mu bintu byinshi cyane bitandukanye ari byerekanye no gukora amafirigo ubushize wari uri mu karima k'igikoni abantu bose bavuga atego se muziki uretse yisubire mu mashuri n'ibiki byose uyu munsi none tugusanze reka mubaze ikibazo cy'abanyamakuru ntabwo uvuye muri studio none se nta bintu wumvishemo ibyo naje kuvuga ahangaha ngewe Kayinabina ntayo wumvishe wumvishe Kayinabina hip hop ntayo wumvishe Amagi je nabibonye abanyarwanda ndimo kwereka kino kiganiro bari bandagira ngo babimenye babwire niyo mpamvu nari ndimo kuvuga ngo kubera iki bahisemo kugaruka kuri gakondo ubushize twarajyaga tuganira ngo ndashaka kuza gukora byinshi bitandukanye
ni ukuvuga ngo wamubonye exidira yaje Kayinebina ni bani man ati Kayinebina wayumvishije byumva iri iravuga oya microphone yawe oya zose kanzifate cyangwa mfata urutya ifata urutya mufatire gutya super iravuga ngo mtoto mazondo yamemlea Superman aja kwangu amekolea mapenzi anajua tena amebobea ntampa benzi na bima pesa ni nini bora uzima kula maisha kufa ni lazima hakuna shuga hakuna shusha hakuna bank to Kayinebina ngabwe kanyenye bina Kayinebina ndirimbo ya Superman ajya nshasha kuba tayizi ngo kula uzima maisha ni kula maisha kufa ni lazima kula maisha kufa ni lazima ry'ubuzima gupfa byo ni obligatoire ry'ubuzima ko gupfa ni official na utazapfa okay uyu rero yitwa Exidira niwe manager abenshi bazizina Exidira yes wa studio nabira bintu byose byo kudoda ko none ukuntu wambaye baba mudodere wagira ngo ariko iyi myenda reka tuyite Kayinebina nabasobanurire rero barimo baramudodera murakoze nkuko amaja bivuze nitwa Eric Exidira nkaba ari ngiye ushinzwe ibikorwa bya hano harimo studio harimo na Kim Store rero ku batayisobanukiwe niyo yadoze ibi bintu idoda n'ibindi byinshi harimo n'umwari hariya harimo umwari hariya benshi araza kutubwira ibintu ko numa murisha ku isoko garutse kuri studio rero studio ni Kayinebina yiri imyenda bita Kayinebina murayireba abatayizi muzajya mubona bayambaye hose mujye muyita Kayinebina yitwa Kayinebina ese super Kayinebina bivuga iki nari ntambura super ngo nari ntambura super nari ngenda tupa ni sambula umva igitero cya mbere kivuga kivuga ngo iki ngo nari ngenda super ni ntambula nisanga kawala super ni ngamatila super ni kaga kano nkoza kikave Uganda kaje Rwanda Kayinebina super nabica noneho yarakaye cyane super Kayinebina bivuga iki Kayinebina naririmbye mu rurimi rw'igiportugali buriya nzi indimi nyinshi cyane ariko byarantangaje numvishe kuba turanyi bacu abangaba baturanyi b'Abagande ngo Kayinebina bisobanura umuntu ufite inyuma hanini sinari mbizi ariko giye naririmbye mu rurimi cy'igiportugali ubundi Kayinebina mu giportugali bivuga ngo tera imbere genda imbere genda imbere vinyum wamubye Exidira ariko nawe yewe sinkubeshye wa mugani uyu munsi wa none je me suis content kubera ko mbonye Exidira najya Tiens content moi aussi je suis content mec non Paris Exidira oui non izina Exidira cyane cyane naryumva kuri AB Godwin ndamubona inshuti yanjye Exidira nibwo bwa mbere mubonye iri zina ryakuze cyane mu muziki wo mu Rwanda cyane kuki rikuze ariko ukaba urakuze se gucece kwibanga rikomeye akiri muto kuki mugomba kubikora buturi mukabikora bucece gutyo mudashaka ko byacu n'ubu ngubu namaje bumbwiye ngo babwira ibintu ibyo ari byo ariko ubundi sinjya nkunda kujya kuri ngira ngo ni nawe wa mbere nanjye mba ndi inyuma ndi guhiga amafaranga mwana buriya reka abantu banabimenye buriya hari abantu bitwa abantu bakora mu cyo bita ngo ni controlling room controlling room bayita ngo mu gifaransa muri technique chambre de contrôle buriya iyo ureba televiziyo zose tureba uvuga ni nawe ugaragara ariko abatekinisiye nabo tubabona nibo bari muri controlling room bari kuri control sofa nabo bari gutuma ubundi iryo shusho risa neza bakoze cyane ndaguha nk'ubu urugero abantu babona abahanzi bakabona abastari bakabona ariko ntago bazubagira mu star buriya niyo mpamvu nagira ngo ntanga ubutumwa wowe nubona umuntu aje muri restaurant cyangwa akaza mu biro akaza muri banke aho ukora akaza mu biro akaza kuri service yawe yari yose akugana ukumva agiye gushima kuko hari igihe wakirwa n'umukobwa cyangwa n'umuhungu muri restaurant ukavuga utereka muhe tip yego
kandi mu by'ukuri si we wabitetse. ariko icyo ushatse kuvuga ni iki? Yego. Wowe niwumva bagushimye, wowe unkurikiye nonaho undeba, wowe niwumva bagushimye, jya ushima nawe wa wundi utuma wowe ubona umugati. Nujya muri restaurant kuva baragushima ngo uteka neza, ngo hano mugira ibiryo byiza, ngo twara tipu, cyangwa se ngo seriva neza uri umuseriveri, ariko jya ushima washinze akabari wowe, kuko urya usabe n'Imana ikomeze kumuhumugisha kugira ngo nawe ukomeze ubone kubaho, kugira ngo nawe ukomeze ubone kubaho. Bityo icyo nshaka gutanga cyangwa se nk'isomo, njya nigeze kujya ahantu sinshaka kuhavuga, ariko ni muri banki imwe hano mu Rwanda. Kanyingurira umuntu mukingurire umwanya munini. Zari amastari. Sawa buretse gato witonze turagize ikiganiro. N'abatara mose bashaka kugira ngo batubone. Urumva? Yeze kujya muri banki imwe hano, bibe n'isomo, bibe n'abantu banabyumve. Umuntu akoze banki ye, tuvugeretse y'Abanyakenya bashyize banki yabo hano mu Rwanda, aba Nigeria bashyize banki yabo hano mu Rwanda, cyangwa se Abanyarwanda ubwabo bashinze banki mu Rwanda. Uyu producer yitwa Evidex. Evidex wagwana barman. Yama. Yabasuza babasi. Najye mu kazi. Urumva? Noneho icyo nshaka kukubwira ni iki? Mu ntega amatwi neza. This is a lesson. This is a lesson. Buriya kubera ko reka this is a lesson. Kuko ngo iri ni isomo. Ya super manager ni yakure cyane. Iranje inge mu igivuna. Oya accent yo nta kibazo, kuko buriya ushobora kumva umunyamerika ashobora kuvuga ati awana, umwongereza akavuga ati I want, ariko icyangombwa ni iki? Ni communication. Kuko uzumve bano banyanigeria ba Wizkid n'aba Davido, oya baravuga ngo agona ngo moma ngo mone, ibyo nta kibazo, ariko icyo ahubwo se abazungu bavuga ikinyarwanda neza. Okay, buretse gato ikintu nshaka kubwira noneho ni ikintu nagira ngo nkubwire. Niba ukoze igikorwa cyari cyo cyose, wowe mukozi ugikoramo, kora nk'uwikorera, ntugakore ngo ukorere ku jisho. Nicyo nshaka kuvuga, kuko ushobora gukorera ku jisho ugahombya washinze ako kazi. Niba uri muri banki abakiriya bakugannye ukajya kuri telefoni, umurongo uri hariya abantu bashaka kugira ngo bakire, urimo urahombya uri waguhaye akazi, we ntabizi azi gukora, ariko mu by'ukuri urimo uramukuraho customers, ariko nawe urimo kwihombya kuko uzabura akazi. Kandi ibyo ngibyo wowe nk'umunyamakuru cyangwa nkatwe nicyo tubushaka kubabwira, kandi uzahembesha. Niyo mpamvu wabonye ubu ngubu basigaye barazanye leta y'u Rwanda buriya igenda ireba cyane ibintu byose kabikosora. Niyo mpamvu bazanye inomero bazungu ngire ngo bazajya batelefona, uguhaye service nabo kavuga uti na za Twitter zirabikorwa, kavuga uti umuntu nk'uyu kuki, kuko ari icakazi warangiriza abantu wese, arangiriza company nyinshi. Sasa ikintu nakubwiraga, wowe nugenda muri hotel ukabona baragushimira guhaye tip ngo wakoze kutwakira neza, wowe jya wibuka umuntu we gushingiye nawe umusengero, uvuga uti Mana uyu muntu watumye mba, kuko atuma mbaho umuryango wanjye ukabaho, abanjye bakabaho. Ni nkore ikiganiro kikaryoha sinikomanya ngo atuza, kandi hari byari mavuga bifite fact. Niyo mpamvu hagataho, niyo mpamvu ndaza kuba umwanya barumuna banjye, rega mba ndabahaye indabukuru. Ariko nawe urakanga cyane. Oya nako kantu kaje guko nako gasoka. No oya niyo mpamvu unange this is your time now, ngiye gusoza. Niyo mpamvu ibyo byose nanjye rero mwakambaje ngo wowe uwushimira ninde? Icyo kibazo reka bahite bakikubaza nanjye. Wowe urashimira nde? Urakoze cyane rero. Ngewe rero nanjye iyo nciye hano nkacari nkabona abanyarwanda baranshuhuje, nagaruka aha nkabona ndakora ibintu bikagenda neza, nareba imbere nkabona biravuga, ndavuga inti watumye mbikora ni iki gihugu. I have to respect this country. Perfect. Kuko wowe niba utwara imodoka nziza ibuka kwitwarira mu gihugu, wowe niba uryama neza ibuka ko bikorera, niba abana bawe biga neza, niba umudamu wawe asa neza, niba umugabo wawe ari hendi samacara bakamureba, ariko ibyo byose umusingi wabyo ni iki gihugu. Ni ukuvuga rero ngo ibyo byose aho tugaruka nabyumvishe, we must be steady, we must always stand up, we must be upright always to against someone who can against the peace and stabilize of our country. No kuvuga ngo iteka tugomba iteka Gifaransa bakubwira mu Kinyarwanda mu Gifaransa reka oya mu Gifaransa ndabizi no pesa lanje ndashaka ko no gusobanura mu Gifaransa. Yego kuko nous devons être prêts nous comme les Rwandais. OK. Et nous devons être ensemble. Oui. Parce que l'unité c'est la première chose. Et pour celui qui peut quand même, écoute, qui peut déranger notre sécurité, qui peut déstabiliser notre pays, oui, ça c'est ennemi de tous nous, les Rwandais. Nous tous.
Kipe déstabiliser. Déstabiliser. Kipe déranger notre sécurité. Kipe wabyumva. wabyumvishe Anyone who can destabilize our country. wabyumvishe Ukuvuga ngo reka mubwire. baravuga ati kompa Super ikomera mu cyongereza. Tujye tubabwira. Non, je sors français. Non. Reka mubwire. Uyu nguyu we ntabwo uzi igifaransa rafiki yangu. Ushobora kuvuga prononciation kuko ize muri francophone cyangwa wabaye ariko reka nkubwize kuri imbere y'Imana. Je sais la français 100%. Kubera ko je travaille avec le français. Je travaille avec les Congolais. Je travaille avec les Ivoiriens. Je peux vivre partout n'importe où par langue française. C'est bien. Et totalement et franchement. oui Merci beaucoup. The bad man. Wabyumvise uko nonaha hari umuganda uri mu Rwanda uzi ikiganyarwanda ariko udashaka kukivuga nk'uko umunyarwanda kivuga ariko akakivuga ukabyumva. Ikintu ushaka kuvuga ni kimwe ndabigusubiriramo. ndabyumva na bad man. ariko nta nubwo wigeze uduhereza introduction yawe. Ndayiguha uri muri restaurant, uri mu kabari, uri muri banke, uri mu biro, uri umupolisi, uri umusirikare, uri iki ukabona ubuzima burahinduka. Jya wibuka umuntu watumye uba gutyo umusengere kandi nawe ibyo kwifuzaho ubitange uko bisabwa. Ntuce hirya no hino uri umugabo kubera yuko nanjye bad boy narakubwiye ngo platform yanjye mfite nta contribution yanjye mu kubaka igihugu nabona ari umuturage udafite icyo mari igihugu cyanjye. Buri wese ahuri wabyumvishe ku musingi niba uri muri studio bakaba bakubwira bati muri studio ahangaha nkaye nko muri studio turasaba yuko iyi studio ahiri hagomba kuba hari umutekano. Ushobora kuba yakwitwara nabi nawe ugomba kumuripotinga. Buri wese aba muri jisho rya mugiye uzi icyo bivuze nibwo tuzatungana igihugu kikaba neza tukaba abacu bakaba buzuku bakabaho mu bumwe kandi tumeze neza. Asante sana. Kadushimire umusaza ni motivation speaker koko banyawe ariko ngewe nkuko mubizi dore ndi mu kazi kenshi nagira ngo mbanze mbatumire babwira indirimbo yanjye igiye gusohoka. Kainebina kana kainebina ngabwe kanyenye bina ariko reka mbabwire buri hari ikintu abantu batazi. Wowe leta warataka vuga gasubira mu kazi mugasigara utumurira. Ndashaka kugira ngo leta itangira gufata umwanzuro wo kujya ikoresha ibizama abana bajya kuririmba ku Nyundo. bajya kwiga ku Nyundo. baje gusanga ari kubera ko bariya bose none niba udashobora kuririmba nka Superman ajya ubwo wiziki wize ku Nyundo wiziki amashuri yateye agaciro ririmba nka Superman ajya ugiye kwiga umuziki ku Nyundo ntushobora kuririmba nka Superman ajya uretse uguri muri igiriki Kainebina ntiyayimanuka. niba uri ku Nyundo niba warize ku Nyundo niba uririmba ibyo uririmba byose ukaba udashobora kuririmba umuziki nka Superman ajya uryohera amatwi y'abanyarwanda n'isi yose hindura kuko niyo mpamvu usaba leta nona Exidira bari tugire mani wisubire mu kazi super ntabwo mbabwire nisubire mu kazi we genza ndashaka kuzandika urumva Exidira hanyuma nanjye mbere yuko ugenda tuba twakoze akazi kandi tukanywe uyanyakiriye nanjye ndakwakiriye ndaguha icyo kunywa abanyarwanda bakunda bose cya Esperance cyo kunywa cya Esperance nubwo ntajya ngo ibisembuye ariko amazi ubwo nta tugira amazi ya Esperance ameze cyane afite n'imigati ya Esperance afite n'ibiki byose. Esperance nicyo kunywa abanyarwanda rwose bose ahangaha aho ureba bose badukurikiye banywa rero ko banyakiriza icyo cyo kunywa reka mbanze ngo utumire nanjye muri studio. Hano dufite studio nziza ngira ngo babonye ibikoresho dufite nabibonye wowe uranabizi tubivana hanze ya ndabizi for sure studio n'igihe uyerekane video uyerekane ya studio yerekane sure yerekane studio kamera nziza harimo ibyo nari ngiye kugera witwa Omega Sound Record. Yego iherera hano ku Muhima hafi gato ya traffic lights hano muri rompo ya uhita ubona inzira cyangwa se ukanaduhamagara tukakuyobora. Nimero yacu ni 0788 amfase aho zira fresher amfase y'umuhanda aho zira fresher ya. Reka rero mbaye nimero mushobora kutubanaho ni 0788 22 3 4 ya nimero idaciye mushobora guhamagara 0788 400 519. ikindi super ikintu nifuza kugusaba reka subiremo inamba kugira ngo ababagana bajye bagira ico aburetse ko nubundi basubiza n'ikiganiro inyuma nushaka cyangwa subiramo no yareka tuzisubiremo nta kibazo 0788 22 3 4 naho ikindi nababwira nanone umuntu utugannye ari nk'umuhanzi dushobora kumudodera babonye ko dufite atelier yacu harimo n'abantu badafite icyo batwaye wamuzanya mwari utamwaye uriya mwari wamuzanya akagira icyo abwira abanyarwanda arabaza mu kanya turaza kumubaza
aracyari mu kazi karame Mwari mwihorere bisobanuye byose oya nawe nawe rero ikindi nabashishikariza kuza muri yereka abantu amaze kudodera yambwiye abasitari amaze kudodera yambwiye n'ibigo bya leta byamuhaye akazi yambwiye hari afite amagaraje nk'atatu amasorobeti n'iki no kwigaragaza reka twebwe buri rafiki yangu ndakubwira shaka ko mugenzi wabaho neza reka nawe aze n'abantu banamubona iba ndamumenye nawe yipibrisi ndabanza tumubwire nta kibazo hanyuma mubwire Diragenda mu baze. Ex diragenda abanza mu baze ntabwo abantu bose bakunda kamera oya ariko ntabwo wareka kubonwa na kamera ucuruza iyo wagiye mu bucuruzi w'amazi bazi benshi cyane ufata ibyo ufata ariko none se ngiye kukubaza ubu ngubu wateza imbere ntabwo nicuruza pro ibyo nshaka ucuruza bari ibyo ufata nge ntumfate ngewe uramfata ni ngewe uzagurwa ahubwo dira this is a young lady zana ibisarubeti this is a young lady who is entrepreneur uyu ni umuntu w'umwari ukiri muto urwo ni rwo ruvuze ngo muramusanga mu kazi anabereke n'ibitambaro bihari aha muri kanari bakubita gake barebe abandi basitari barinjiye shira Supereka rero nashimira super manager kubw'ibyo yagiye atubwira byose byubaka urubyiruko ariko nanabibutsa ko muri no minsi turi gutanga promotion muri studio ndetse no muri collection ya hano wahagera muri no minsi ashobora gukurirwaho 50%. Murumva ko atari ikintu gitoya nawe super manager rero kari muri studio. Jya namaze gukoresha amariko. Ikindi nifuzaga ndashaka ko tuzafata abahanzi bafite talent kandi nkazakugira umujudge tukabagenera igihembo wenda umuntu ushaka gukora album. Yewe barabizi bose mubwirije ukuri nifuza ko muri umuna wanjye cyangwa buri muntu wese ukora atera imbere bari abana bo ku Nyundo bari abana barase ko muri murapiki usirano bari abana bo ku Nyundo oya ntibumva amagambo ya super manager buriya nta mfuri datebye ariko ubundi ubukanyejejemo my people ko ntabwo mwari kubyumva kimwe ariko ubundi naryo jye babwira ko ryavuye hano umuntu wese ushaka iterambere ndamukunda kandi ndamushyigikira kuko bureka nkubwiza ukuri mbabwiza ukuri muvu mbibwire na direct exidira utaragenda ngo mbabwire ukuri Jiras people never win. Ubu uyu mwaka w'ibihumbi 2023 umuntu wese udakunda super manager umuntu wese utishimira super manager agiye guhura n'akagasirire kubera iki mbabarira kubera iki abantu banega amatwi neza GGS media muyikurikire ibyo ngiye kuvuga abantu uyu mwaka narasenze Imana irambwira ngo umugisha wa buri wese ukwanga uzajya uzi wawe wowe urushaho kubona imigisha warushaho kuzindara abeho nabi amasengero njya gusenga twamaje kubagira ishyamba wabyumvishije pastor bari guhanura ibintu nibi yewe oya ntago mva ngo nasenze nka pastor wowe niba udasenga ngo usubizwe cyangwa ngo Imana ngo yambuye burya sibyo korode yazize nakubwiye ngo narimo guca narimo garimo ukajya uvuga iby'abandi giye ibyanjye n'ibyanjye kuva kera nyitangira giye nsenga kibadman rafiki yangu senga nka super manager jewe giye ntukambwe urumva ntukajya umvanga n'abandi giye ndi super manager wogi muri uru Rwanda numwe wenyine urumva jewe meze nka John Kennedy ku mugabane wa Amerika jewe meze nk'uwo bita Barack Obama ku mugabane wa Amerika ubwo ndavuga abantu bakoze amateka ari uko John Kennedy na Abraham Lincoln urumva jewe meze nka mwarimu Julius muri Tanzania jewe meze nka Nelson Mandela nuvuga ngo ni ikiremwa gishobora kubaho cyazavona yazagira ikindi kiboneka wabyumvishije igihe cy'Imana urabyumvishije igihe cy'Imana ni igihe nyacyo nawe niba utaragira ku gihe cyangwa utarabona igihe cyawe wowe nkurikiye ku muri Imana irakuzi ariko ikintu ngira ngo mbwira abantu super manager ku mugabane wa Afrika ni nk'uko ureba Mandela muri South Africa ni nka Barack Obama muri Amerika kuko Barack Obama niwe mwirabura wenda nunda zabaho ariko kugeza mwirabura ufite agahigo kuko yabaye president wa Amerika super nanjye rero ntabwo ujya utuma umuntu nawe vuga noneho ngiye kukubwira ijambo rimwe ndakumva petit frère rega icyo nkukunda nese kuri kuvuga super rega nanone ntago none se kukomeje ikiganiro nticyaryoha tudahana amagambo nanjye rero okay meze nk'inyama muri boucherie bayi kandi ndata mwihorere najye ku muzigo ratajya ku muzigo ndaje ni ukuvuga ngo njyewe meze nk'inyama muri boucherie arabyivugiye rata nibyo ni ukuvuga ngo akiziritse ku muhoro gashyirwa kawuciye yes abaraperi bose nabahaye time yabo barakora ibyo twari tugiye kujya no kurimo gushaka kugenda amaji nuvuga ngo njyewe ariko igihe cyawe nibwo kije man kigeze no kuza ubu none utangiye babwiye si wabyumvishe
oya ingoma yitwa hip hop no tekereza nyine icyo kintu ako se wajya ukayifata wajya ukayibona Amaji kandi ahari amajara ahari urumva atubwira gatoya nta kintu ntago njya mvuga kantu gato ikosora imvugo gato ntikabaho ubu turi mu bintu binini tubwireho kanini kuriya ngo mbigiye gusohoka kanini kabaho tubwireho binini kuriya ngo mbigiye oya gusohoka mubwira uti vuga ibintu wowe ntukavumbe izo wengewe vuga ibintu uko oya navuge ibintu byose ngiye kubahereza icyo bita hip hop indirimbo yitwa hip hop twanayumvishije na super yayumvishije nayumvishije none abanyarwanda ntago bari bayumvaho kandi bazayumva niba kavumbe izo bengewe Amaji niyo mpamvu ndimo kubwira ngo aha umuziki wacu garagaje ko wakomeje kugenda uzamuka unatera imbere uyu munsi wa none Harmonize twamubonye mu Rwanda bivuze ngo ashobora kuba ira none hagati mu ntozi ariko menye uri kuzana ibintu bya seka live dukomeze niba navuga ni umuziki wacu bigaragara ko ushobora kuba wamaje kuzamuka ku rundi rwego niba Harmonize yagarutse hano mu Rwanda yaje kuhakora indirimbo babyumva twakomeje kugenda tubona amafoto acicikana ahantu henshi cyane hatandukanye umuziki wacu waba wamaje kwambuka imbibi yewe uyu nguyu niwe wa Tanzania natubwire rwose yarabangiye sindagira tise yewe icyo navuga nuko buriya ikintu kimbabaza ni kimwe reba kuba utariho ugahungira ku utariho murabizi neza ko Harmonize muri Tanzania byaranze murabizi neza ko tujye tuvugisha ukuri ibibazo byamubaye ejo bundi warabibonye buriya nitukagiye bya bindi ngo nugutwika buriya juna twandenze byabaye byinshi ahise atandukira twari turi muri Tanzania turi kuvuga ku by'umuziki oya nshatse kumusubiza kugira ngo nze kugaruka aho mba mbyibuka ngira memory yangira cyakora neza humura urabizi wowe noneho ikintu nakubwiraga buriya vuga ikintu ushobora kwemera Harmonize abantu ntibabizi yaje ahunze oya super kandi yaje gukora indirimbo yaje ahunze koko none katisa gake Harmonize yaje ahunze none se nta mpunzi zikora indirimbo nta mwana w'impunzi waririmbye nta mwana w'impunzi w'umunya-Ethiopia waririmbye wana ko w'umunya-Eritrea waririmbye indirimbo ndetse bakamugira n'impuhwe ikajya mu gikombe cy'isi kuba impunzi si n'ikibazo kuko impunzi nabo nabantu bafite n'uburenganzira nk'abandi bantu ahubwo se wahungiye kuri Superman ajya ko ari ufite ubushobozi ukareka guhungira ukareka urahungira ku muntu uvuga ngo itahisha nuvuga idasha itayiwacu itahisha harya yitwa nde itayiwacu super nawe uri kubishyira ku rundi rwego none se ngwirano erega Amagi twese tujye tuvugisha ukuri abantu anga baraza kuvuga bati super wajya uturekera ubu harabaze kuvuga bati super bati ubwo koko uriya muntu nta bushobozi afite warabibonye yari yaraguze imodoka ejo bundi barazimwambura ntabwo wabibonye kumbe ngo zarakodeshwaga imodoka atarize mfite ubuhamya zana telefone umuntu yerekana Harmonize bavuga bati arahunze hano muri Tanzania ahungiye ku musani mugenze avuga ngo amekimbia wabyumvishije ngo amekuwa mkimbizi kwa sababu hana sehemu ya kuishi watu wamemzunguka sasa maisha yamemshinda bongo kwa sababu hali ngumu ikabidi aruke aje Rwanda atafanyaje sasa ndo maisha rafiki yangu ariko muvunyi tutabeshye si ukwiyemera kwanza sasa Rwanda sikiliza sasa sikiliza kwanza sikiliza sasa Rwanda penye alipokimbilia amekimbilia kwa mtu naye hana urumva hana uwezo bora uje kwa super manager bwana uje ni kumudu kwambie kaa hapa utakula utarara mutunze vizuri wewe niyo wabuhunga wewe ngine kwa super manager muniganye ijambo reka genda tubwanze ko ngana Amagi ku izina ry'Imana ishobora byose imbere y'isi yose Harmonize ansabye korabo ntayo namuha garuka hano Amagi garuka hano danze no danze muretse mikrofone yako yijyanye yinzanira muretse rero gato aratagenda muri studio ndaje ira mikrofone agize hariya mwe mwihore nta kibazo mikrofone agize hariya komeza ikabuta amajwi hariya ikabuta yizanye yizimye mwana yizane cyangwa yizine yizane telefone yizane mugajya kwivovota muri studio wangumije iracyaka tayari bayizimije reke gukomeza gukabita amajwi wa mugani wawe noneho rero umva nkubwire noneho umva nkubwire muvu ntabwo ari ukubeshya urwego none aha ngaha Harmonize abantu bamuziho
ntabwo ari umuntu wo kuza ngo agaragare inzara yamwishe agende. Ubu hari abavuga ngo yashaka kwerekana yuko ngo nawe ngaba ubuzima nk'ubwa supermanager ngo ace bugufi ngo asangire n'abantu mu biryogo ngo capati ngo n'ibishyimbo. Amubonye ariko ari kumwe na Bruce Melody basangira iki capati n'iki ibishyimbo aho ngaho mu biryogo barya bitwaye none se wowe wasura igihugu wamara gusura igihugu umva nkubwira igihugu cya mbere ku isi iyo umuntu wese agisuye kinjiza amafaranga menshi mu bukerarugendo. Urabyumva ntega amatwi nkubwire we va kuri telefone tujye mu kazi va muri we mubwire ngo uri kuri telefone mubwire uturetse wabyumvishije ni Dubai. Ugiye muri Dubai sibyo umujyi wa Dubai orese umuntu wese wowe wajya Dubai warangiza ukifotoza. Dubai yo muri Afrika n'u Rwanda igihugu cya mbere bukigezeho mu iterambere ryo muri Afrika n'u Rwanda. The New York of East Africa is Rwanda. Kigali wazi Kigali warangiza wakuriye uriya ni umumakonde uriya Harmonize ni umumakonde Konde boy ava ku mupaka wa Tanzania na Mozambique. Abantu benshi ntibabizi ku mumakonde si icyaha ni umunyafurika mugenzi wanjye ndanabyemera. Ariko se wewe wakuriye kuri capati urya capati ugeze mu Rwanda nanone nka wagiye muri za convention ujya ahantu heza utemberana na supermanager kwereka ibyiza nyaburanga by'igihugu umenye igihugu cyacu ugiye koko kujya muri kurya capati si ikibazo nanjye ndazirya. Benshi baraza kuvuga ko ari ishyari wagize niyo mpamvu uri kuvuga ngo ntatemberana na supermanager urabyumva kubera ko yajyanye koya ubuze umukonkira kuko buri munsi yagawe na oya ndavuga impamvu kuvuga ngo waje gusoma nagira ngo ampungireho nicyo mvuga ampungireho n'ubuzima kuko yaje ahunga aho ahungiye naho nta buzima buhari. Ubugiye kuvuga ko Bruce Melody nta buzima afite ako super nayo ari igihe urengera. Ejo bundi twari kumwe so we wambashije ni umunyamakuru ninde ni umunyamakuru mugenzi wambashije ngo yaririmbye ngo yambaye imari icitse ninde si style ntabwo uzasura Kayinebina ngene uzaba muri Kayinebina tuvuge ngo ntabwo hazaba ntabwo mvuga ipantaro icitse ibi ngibi byatize ubu wajya tuvugisha ukuri igice kibanga cyaba gicitse kigaragara aho Imana yageneye ko bihishwa wowe bikagaragara live ukavuga ngo ni style uyavugisha ukuri ntabwo byagaragaye. Ari igihe kabara agatwiko agatwiko k'umuntu kwambara ubusa n'igice Imana ngaho rero niyo mpamvu mubwira ko ubwenge bwanyu bupfuye namwe mwese mujye kwiga inyana sorry reka ntabwo bad man isarago ntabwo reka nebikunda we byabose niyo wagwabanza popa machine nyizi bazifashe muri uyu mubiri ni nyinshi none se super reka tubanze uva rero icyo ngira nkubwire mubwira abana bato ari abo bahungiweho ari n'uwo abahungiye bose baze mbatunze baze babiwanye mbare kuko ubuzima bwanze wese ni wabibonye baryaga iki erega bawe baryaga ari igihe nabadukumbuye kubera ko nese urambwe ngo Bruce Melody yananiwe kujya muri convention yananiwe kujya muri Radisson yananiwe kujya muri hari igihe babikumburiye kujya kwira turaducapa erega mu biryo gwabo ntabwo wabonye ntabwo wari wabona abastari bafite amazina aruta n'uyo ngo uvuga barwara barangiza bakavuga ngo ni mu contribution bajya kwivuza ukavuga utari kusubuka ko birashoboka ko yaba ntafite ko urakoze cyane ntabwo bizi ntibyabaye wowe nubizi ni mukuru ukajya utekereza ariko se urimo gusaba ngo igihumbi cy'idolari yakibuze ngo ajye ntabwo bijya bibaho ahubwo rero abantu ntibabibone kuriya ngo babone abantu bafite amazina bagire ngo hari ikintu wowe ngwino kwa super ari uwaguhungiye ari n'uwo ngo bahungiyeho byose ari uwahunze ari ngwino mbarishe kuko nijye ubaruta akantu kanjyewe nawe bahora bakagushinja buri munsi abantu baravuga bati super buri munsi kavuga ngo njyewe nta wundi rega nyuma yanjye nta wundi super ushobora kuboneka nije showbiz man number 1 niyo mpamvu nakubwiye n'abana bari ku Nyundo ubu buri wese aratangira kwiga kuririmba nka supermanager kuko baravuga ati nimuva mukarangiza mutaririmba nka supermanager mwe nta banyeshuri babaririmbye muzamurimo niyo mpamvu ndimo gusaba na leta wavuze ibyo bintu kandi nkubwira ngo kuva mamaze kumva iyi interview nicyo gikurikiraho ahubwo witegure kuzajya baguhamagara bajya kukumvisha ko baririmba nkanye kugira ngo leta cyangwa se ishuri rya Nyundo none ribahe certificate rivuge riti ngaho ubu murasohotse ririmba nka supermanager twumve bakubwira ati uririmba Kayinebina twumve ni matora Dodoma mu kazi kose abanyarwanda bose nta yindi baryamira matora Dodoma VIP rooms zo muri mahoteli yose yo mu Rwanda no hanze y'u Rwanda East Africa Central Africa matora Dodoma irakomeza kuba ubukombe hanyuma abakobwa beza bose nk'uri ureba Golden Ladies bose bisiga amavuta ya Moap Group Limited ukagenda ukabasanga kuri T2000 hariya ubundi bazanye n'amavuta noneho yo wisiga nayabona uze ndeba hari umuntu narinzi yari afite imyaka 40 mu gitondo twahuye
ngira ngo afite 14 ntese ati nisigare gati haje amavuta ngira ngo ni anti-age amavuta no burya ameze hariya muri Tedemir cosmetics nziza za Monaco hariya ni muri Tedemir. Okay. Abantu bakomeza kugira gute kuryamira matora Dodoma. Dodoma super mbere ko dusoza gatoya rero sasa. Akantu kanyuma nshaka kugira dusorezeho nubwo mbizi neza utajya ukunda kubivugaho kenshi ariko reka mbikubazeho. Sibyo? Uyu munsi wa none hagize gutya ku mugoroba warangiye Kayinebina kuva ako sitonde garuka bite Kayinebina ariko bizaba bimeze ite Kayinebina garuka gatoya tubaye tuganira Kayinebina kana Kayinebina ngabwe kanyenyebina Kayinebina kana Kayinebina okay wewe Kayinebina wagwana bad nakubwiye wowe uraza mu Rwanda nturebe mwenye mari ayi okay super mba ngubwire gatoya reka tuganire chapati reka umva sibanza gatoya super banza gatoya biriya nawe urabizi ntabwo ushobora abantu bashyire mu gaciro ntushobora gutemberera igihugu cya mbere muri Afrika ku iterambere u Rwanda kugeza ubu ushobora kubivuga abantu bakavuga erega tujye tubyemera Imana yaduhaye igihugu Imana iduha n'ikindi igihugu cy'u Rwanda kirusha ibintu byose ibihugu byose ubu kugeza ubu akakanya ni ahantu ushobora kugenda na saa 8 z'ijoro ukagenda ufite miliyari mu ntoki gutya ntawe ukubwira witerura utya jya nyeterura nigendeye ni nkagenda nyabarira hejuru mbabwira ni chop the money abasaza murashaka kurya kuya super bamurike ngabari murashaka kurya kuya super reka tuganire gatoya mbere ko tugana ku musozo ikintu nkubwira niki ntushobora gutemberera igihugu cyiza ngo uvuge ngo ugiye kurya ibyo wari usanzwe urya cyangwa wakuriyemo si bibi ni n'ibiryo byiza n'ababirya nanjye njya mbirya ariko byanga bikundi ugiye mu gihugu cyiza ushaka kubona ibintu byiza biri mu gihugu icyo ngicyo wagiye mu bitari iwanyu iyaza akicara tukamubona wenda ari mu mahoteli y'inyenyeri 5 hano nari buvuge nti ba bantu bariho neza ariko ntushobora kumbwira ngo yashatse ngo ijya ahantu heza ubutazabwira abantu ngo yatembereye mu Rwanda ariko nawe yagiye super nawe yagiye nuko yashatse kwijyana mu biryogo ngari ukuntu bakora hanyuma ifoto yahisemo kwitrendiga kuki yahisemo nangare wahisemo kwitrendiga baba yifasha abantu jewe reka ngo jewe biryogo nijye wabitangiye mu bihumbi 2002 abana bo mu biryogo barabikubwira hari tari nyota jewe Nyamirambo yose bura ni jewe babikubwira nabo barabizi ko arabatara banje byose n'abanyumije byose ariko nabo bambwiye mu gitondo batari kose koko abanayiza koko bure yabuze n'amafaranga ngo yifotoreza ahantu heza chapati kari yakoze rahari mutaba ukonga zirahari tandari genda kamubwira Dar yose ndayizi genda onbrani uriya yaje zo muri Dar Dar yose ni yanjye nabaye kigitonya ma style wa jamii aho ngaho muhanda manuka mwenga ITV manuka mikoteni B utako sinana kubwira bongo yose ni yanjye nyifite gutya haza iyo umbwira ngo ugenze mu gihugu umumujyi nk'uyu w'u Rwanda Kigali umujyi urenze Afrika yose irimo kureba ikumirwa warangiza ukaza ukifotoreza none bambwe nabonye no mu gitondo ngafasha ubwende igihugu bw'u Rwanda ngo yitwa Kizimana umwana wo mu Tanzania ayo wazajya telefone reka mbikwereke muri telefone umunyamakuru yambajije umunyamakuru wa Tanzania uragini ngo vipi maisha nawe ishi uko vipi ngo ubuzima abaye wanga umeze gute ndavuga ni hari mbaya choka mbaya ila ntawudu ndavuga ariko ndajya kubatabara ndeye ko baramuka ariwe ari n'uwamwakiriye nta mibereho okay reka tube serious no twari tuganiyeho kantu gato ya super igihe cyose murandi serious reka ngo tube serious wowe no utaba serious igihe mu gihe cyose reka tuganiye hose mu mwanya nanjye tuganiye the game changer bad man president of the street ambassador of the ghetto voice of the money the best of East Africa the front line commander ATM machine the original copy the brother from another mother the King Kong super manager the King Kong yes I'm the King Kong inspiration of the youth from zero to hero from nowhere to everywhere from nothing to something from scratch to the sky from grass to grace from pity to Paris from victim to the champion mtoto wa Mungu the Konyine boy talk of the city muji was most wanted right king of YouTube I'm in the house right now bad man reka nkubwira ikintu rero kimwe ibihumbi 2023 niba unyanga ugiye gukena niba utankunda ugiye kubaho nabi ndabikubwiye jewe umugisha wawe ugiye wose buri wese unyanga cyangwa buri wese utanshigikiye umugisha wa buri wese unyifuriza nabi cyangwa utankunda cyangwa wese umugisha wawe ugiye kuzi wanje hagiye kuba ibintu bishya mugiye kubona iterambere kuri supermanager wowe ujye gupfa ubabaye wowe uraho ngaho uramvuga mimi naendelea agenda ndimo ndatera imbere bad man ahubwo shyigikira ukandira kuvuga uti songa mbere super mwana w'abanyarwanda naho kuvuga ngo wese ntiwa
barabizi na wa mugani wa komanda nta wabigerageza. ariko uvuze ukantu ka komanda uvuze ngo nta wabigerageza mpita nibuka iri mugoroba hari hagaragaye indege yaraye irashwe irasirwa ku kirere cy'u Rwanda. Navuga niko byanyera kose super ntabwo nitubura nawe ndubure kumubaza kuri kano kantu. Kariya kantu bari barenze umurongo kandi urabizi ko ntarengwa ntawe yirenga. hari umurongo nyine komanda yavuze ati hari umurongo ntarengwa. Buriya rero byari byarabaye noneho bashaka kurenga wa murongo. Ubwo rero nyine isomo riba ryagaragaye. Ntabwo usibye na suko ina za B52 zabamitira nabyara na mumbuto zararashwe. Yani indege nto yarafyango ku makamandazi. Urumva iriya yari BP gusa no akantu ko kukwereka ko arabavuze bati ko yari guta u Rwanda kukibatayiraje ngo bayishwanyuze. Buriya reka nkubwire. Akoze ko buriya Oliver Kani yabwiye Ronaldo zamubudage mu gikombe cy'isi yaramubwiye ati wowe ati ndashaka kumenya neza kuri umwataka. Amukubita ibitego birangira aravuga ati Cristiano na Ronaldo mu maje aravuga ati buriya namubipye nzamuhamagara. Niko yavuze uzakurikirana interview yavuze ati I will try just to beep him. Ati buriya namubipye ati ndashaka kuzamukubita trick. Ubu rero wabyumvishije ikizakurikiraho niyo bita KO. KO urayizi ni technical knockout bayita KO. Izakurikiraho buriya nibyongera ni bayita technical knockout KO. Ya yindi abantu bakina box barazizi. Uzareba ba Joshua nabo bitangwa ba Mayweather n'aba Pacquiao arakuriye bakajya arya kabanza kaguta. Abantu bagiye kureba umukino bagasanga warangiye. Yarinda kagutera arya bayita chembe kidevu bazamurira. Ibyo nkanye ndabizi kuko nakinnye ingumi. Bayidawe ndashuza n'umuntu wanyingishaga ingumi muri Tanzania yitwa Mohamed Jack. Mohamed Jackson Waramba. Ndamusuhuza yitwa Arisinza hariya Makabrini kejana yabana kamanda ntakuja bana tucheze tena yaje niwanyaje kajengisha ingumi buri ingumi narazikinnye wenda ntago nabigize umwuga cyane ariko ingumi ndazizi narazikinnye kabisa yariyo bita KO bita punch ugakuraho kabisa umuntu akayumva. 2010 hari match twagiye kuri dusanga yarangiye. Rero iriya yari bibi ngo se ndakubeshya ase murecyari mu biganiro mane twacyabirimo ko wageze kuri Bruce Melody na nuzurahunga na Monayize munga senjemo nakubwiye ko ntamuhakora sibyo nibyo nyine kibazo wabivuze wirukanka tugira ngo twashatse kubaza impamvu amaguru nayanjye nakwiruka napfukama ibyo ni ibyanjye ariko twagomba kubaza impamvu utamuhakora bo kandi ari umuhanzi ukomeye muri Afrika. Harmonize ntaga andusha kutigita ibyo bintu byabo byo hiryo ngibyo ndi local artist kubera iki sura umuroko artist kandi akaba yaba international akaba yigeranya nawe uvuga ninde suku wose uri umunyamakuru international jewe cyari igihugu na kimwe muri wewe hanyuma genda jya muri America usacinga ama the black ureke kutambona uri muri America hoya n'amadolari turayakoresha bro barira y'amadolari dore ngaye rwo super yabare rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda 11 12 none subwa Monayize yabari ndimo kumushaka aya n'amadolari 1200 aya n'amadolari men nago ngaho gira aya n'amadolari ndongera nyabare ni miliyoni imwe n'ibihumbi 200 ngaya ubu niyo turimo kubara ndongera nyabare kugira ngo abantu babirebe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ngaya yamuhana yakorewe ntago wenda yari yakora ubu rero icyo amaji namose na yakora umembwa muke wenda uhembwa mu mayero ibi rero icyo bivuze umva ibi rero icyo bivuze utavuga ngo wagira ngo ufite inzara nta nzara benzi ngiyi yayizanye ubu niyo turimo kumena amazi wowe ndi kukubwira ngo Harmonize ntago namuhakora bo atanyishyuye we mubwira uti ubu ngubu reka nkorohereza wenda nkunganire impamvu amagi atamuhakora bo ushobora kuba international twabikorana tubyumvikanye ushobora kuba ushobora kuba international ushobora kumenyekana ariko ukamenyekana utariho gisupusupu yaramenyekanye ndetse yazimije Diamond i Kigali abantu baravuze bati turashaka gisupusupu kandi performing rero umuntu Naletu natwe tubye kari cyo muri gukorera umuvandimwe were mu biryo gwaje kurya uducapati nibyo yarabashije kurya kubera je kintu harimo kwemera
icyo muri bakumbwira ko yari yabuze amafaranga yo kwigurira ibyo kurya bindi ngo yagiye kurya. Oya yarayafite ariko ndarabikumbuye situbizi. Ahubwo wowe uje uvuga super manager arimo kumwe mugaya ati narabirya se ko yaje ari impunzi afite amafaranga. Uretse waba uri impunzi ukagira amafaranga kwiyo uhunze akenshi bagutesha ibyawe. Burya nubona umuntu uhunganya amadolari agahungana ibukire burya urumva none se tuvugisha ukuri mu mateka y'impunzi. Sibye no mu Rwanda n'ahandi bihugu byose. Iyo uhunze nuvuga ngo ubutangiriye zifara mu zero. Nta udahunga nako nta utahunga. Umva nta urankubwire. Umva nkubwire. Impunzi nakubwiye ngo nabantu nk'abandi bafite n'uburenganzira. Ntawe ibyo bitabaho. Kuko ikiremwa muntu cyose ibyiza bishobora kukibaho n'ibyago bishobora kukibaho. Ariko se guhungira ku mubabaro nanone waje ku muntu uzakubeshaho. Iyo ugeze mu Rwanda urasakinga ku kibuga cy'indege bavuga bati hari umuntu witwa Superman. Is the one who is the tycoon, the younger tycoon. Mujeho ubeho cyangwa se uvuga uti ndajya kwa murumuna we amagi. Idolari ngiri dore ribare uko abayambariye. Reba ushobora kuba yambaye pense gutya, pense niki ikabutura. Yambaye gutya hip hop akavuga uti hari harimo amadolari 1,100. Buri harimo hari tugiye kuyarya. Kandi bose nta numwe wambaye na DENDO 30. Kandi nta wambaye panel 30 urabyumva kandi hatarimo amafaranga. No umva nkubwira ikindi kintu. N'indolari umuntu wambwiye reka nkubwira ikintu kigiye kunezeza cyane. Hari umuntu wambwiye ngo ejo ngo nari nicaye ahantu ngo ndebe ikiganiro cyawe n'amagi noneho ngo umwe aravuga ngo ibi yabiduhagiraho ngo ukundeba biri mu bicurake bwawe ngo ukuntu yavuze gutandeba umuntu arambwira atari ko tujye witonda ariko yangiraga inama kuko n'umuntu nkunda nyine ubwo umufana wanjye kandi ukomeye atari ko ati wewe atijya witonda atejo nicaye ahantu umuntu avuga ngo bahaze barimo kudufatiraho imyuka ndamubwiye nese yatuvuga ko twahaze nta kintu yakuyemo na kimwe kizima gishobora kumukura gutuma nawe haga nka twahaze ibyo tutahashye ndakubaza twahaze akwerika kankatira twahaze ibyo tutahashye rero nagira ngo mbabwire ngo hano bose bigavuga ngo mwahaze se wowe wahaze rero nagira ngo nawe kufite inda n'ahantu n'amaduka n'amasoko nawe haga amagi wenda dusoza kuko wa mugani wawe ndabona ni n'agatayimo karimo kugenda ndagushimira kandi ngiye kuza ndebe umuzigo twe tugiye kwirira amadolari n'imodoka ngiye turimo turayitaha reka nkubwire nanjye nibukane cya Eric gitahe nsigare nanjye nenjoying nta kintu na kimwe ahubwo ndabona we yenjoying nta kintu na kimwe wabyumvishije nta kintu na kimwe tuzabura muri iki gihugu nitwitwara neza kabisa nta kintu na kimwe tutazabura cyiza tuzagira imibereho myiza n'abacu badukomoka bagira imibereho myiza n'abuzukuru bacu n'ubuvivi bwacu twebwe twitware neza gusa twubahiriza amategeko y'igihugu dushyire n'Imana imbere Imana yaduhaye igihugu wa mugani w'umukuru w'igihugu cyacu Imana niyo yaduhaye igihugu Imana yaduhaye aha ama etage imisozi hanyuma ibyo warumbajije byo wavugaga by'indege iyo urenze umurongo wa murongo afande yavuze iyo urenze nyine nibirenze biriya byakubaho hanyuma ubwo ngubwo asante sana muvunye super nanjye ngambashimire cyane akoze cyane muvunye no kuri studio ni Omega Sound Record ngira ngo umuntu wese yabukira hanyuma wewe ngwinuze abankurikiye nabo ndabashuhuza turashaka kuzategura hari ibintu ndimo guteganya nyuma y'indirimbo ya Kainebina n'isoko ndashaka kuzategura super ariko warugiye utambwe twatunuye amwe tuzaba tuyigize turi muri Kainebina amafarashi n'ibiki byose birimo imarage ejo turimo turagenda bazi na kemo n'ingamiya zirimo n'ingamiya bazabona abakobwa beza bice twashutinge South Africa abantu baravuga ngo amagambo ngo byagenze gutyo none tujye kwishutingira mu Rwanda oya yarari kubimbwira ariko ahantu batazi kuko nagomba kujya ubundi nasabye ko nyitwara hagati mu kirwa hariho bafungira abantu muri gereza ya mbere muri Pantagone kugira ngo nerekane ko nubwo abantu bafungwa hari ahitwa igororwa ushobora kugira gute kugororwa Pantagone barambwira batubwo burenganzira tushobora kubuguha umwaka utaha kuko ubu turi bize cyane wabyumvishije bitewe na gahunda y'igihugu cyabo Kainebina imyenda icyo nashaka abantu dusoze namwumvije atangiye kuzana bya bindi wamwumvije Pantagone oya Guantanamo na Panta niwe wavuze Pantagone aho nayo nibeshye nayo nagiye kwibaza ukuntu Pantagone ari gereza oya dusoze kuri Kainebina oya ni Guantanamo Pantagone ni inzu ya gisirikare yo muri Amerika yo muri Amerika oya nayo nibeshye kwibeshya se tromper et aimer diroko kandi sandalo kana
icyo ni igifaransa nawe wize nijoro. umwogosheshe umwana wa visionize mu cyongereza. Ese uvuye guhindura imyenda super reka dusoze. Uye baba mudodera bamupimiraho. Ndabashimira. Ndabwira abantu ngo bakomeze bakurikire Superman. Wowe undeba. Akazi kawe niba udashaka kunshyigikira umugisha urawubuze. Uyu ni umwaka buri wese nzajya mwambura umugisha. Buri wese utankunda umugisha wawe uzajya ukuvaho kuko Imana niko ibitegetse niko bivuze. Kunda Superman ajya kuko Superman ajya n'umwana w'abantu. Imana imuvugiyemo. Tayari. Nanjye rero umva rega nanjye Imana bikuvugiyemo ntumuvangiwe. Oyagewe bavangiye kunuza ku rukiko Imana iravuze ngo ngiye gupfuka ngo umunwa ngo umushinjacyaha ngo nago ngo ngiye ngo bamuri kingari bujye ngimageragere ngo agiye ngo ndacuruza akabari ngo nzashinga. Inde wabivuze? Pastor Claude yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ngiyewe ahantu turi kanka kumvisha ukumva. Aya nabyo bintu ntukajye ufata Superman ngo umugeranye fata kira mikoro ngaho soza nyine ngagira warurije guje uziki ibyo urimo kuvuga bikumvikana wambaye yawe rero se umva nkubwire rero don't compare me to anyone amuhinde nawe uzacu nyine utazavangirwa erega super ibi bintu uramutse ubigaruye ibeza abantu bakazaza umwaka utavati Yesu Superman ndamwanga kandi dore success nayigezeho ende hari munsi yaje nk'umuntu nakubwiye ndabikubwira nta washobora gutivuga iryo jambo nubona avuga ngo Superman agenda mwanga kandi success nayigezeho burya abankunda bagira ngo asetse nawe nta muntu n'umunyanga kubera ko super ndasoje ikiganiro muri uyu mwaka ngiye gutangira gukora kuruta uko natangiye gukora bwa mbere njya kuri social media. Cya kabiri umugisha wanjye ugiye kwiyongera rero mvuga niki iyo ukora cyane burya muri Korea reka mbabwira abantu nsozo abantu ntibari babizi muri Korea no mu Buyapani no muri Korea mu Buyapani muri za Singapore n'ibihugu bavuga yuko umuntu udakora ntazo urazajyamo ariko no muri biriya biranditse baravuga ngo ubundi kugira ngo ujye mu ijuru kwa mbere no kubanza gukora kuba umukozi. Ubwo rero genda kora nzi icyo nshaka social media nayibyaza umusaruro nzarusha no kwibyaza undi musaruro. Wewe rero niba uri hariya ngo ngo super ngo yewe ukanyifuriza nabi gira people never win. None se nijyo bivuze byo ni ijambo ry'abakurambere gira people nta muntu ugira icyo rutera imbere. Super ndagushimiye cyane urakoze cyane reka dushimire buri muntu ari we wese wamaje gukora subscribe kuri DJC Media tubwiye ngo niba utari wanayikora no kuri Super TV tubwiye niba utari wayikora uko byagenda kose murashikanwa n'ibyiza kandi nubasha kujya kuri iki kiganiro dusigira comment kugira tumenye ibyo tugomba guhindura umunsi ku wundi. Reka nshimire cyane iri kuba wadufashije kugira ngo amajwi n'amashusho bibashe gutambuka nk'ibisanzwe muri Joseph Mufi.